kibazo iyo ni indi case nayo mbwira uburyo Mutesi Jolly gukunda Naomi we mwapfuye iki d'abord nta kindi twapfuye Naomi ni ibyo ngibyo nyine byo kugenda akareba abanyarwanda bose n'urukundo bamukunze n'iki akabakisha mu ijisho ngo agagira gutya agahita agenda agafata mu Ethiopia na Medi nabe ntabwo dukunda rero na Medi nacyo nicyo dupfa na Medi mupfa ko yashatse kanyene na Mimi umunya Ethiopia kazi na Medi nacyo nicyo dupfa like umugabo si mwanga we uwabandi nta kibazo ndanabishimiye mu rugo rwabo yaba Medi yaba Naomi ariko kuba bashobora gufata mu nkunda abanyarwanda bose babakunze bakavuga toya uko nukudakunda igihugu cyacu kubera twebwe abantu babaye mu mahanga nkuko nguko tubaze kuba n'abajuif taje kubera n'abashinwa n'abahinde n'abantu bose bafite society zikomeye ubundi kirazira ku muhinde kurongorwa ahantu utari umuhinde cyane cyane uri umuntu uri important muri society none se wumva twaba tubaye nk'abahinde cyangwa ubuse ntarimo na racisme muri ibyo ngibyo nanone dumba aho ntizabukabisha urumva baravuga mu Cyongereza there is no black and white nta kintu kiri black or white nukuvuga ko dufashe president wacu n'ubwenge afite n'ibintu byose afite n'ibintu anaje gukora agahita bihindura ngo kandi ngo akabyitirira umunya Ethiopia tuba duhombye iterambere ry'u Rwanda rwose twagezeho kubera ntabwo bakiri president wacu ntabwo so Medi kuba ari uwacu tumukunda tumukunze yarangiza yagera ku gikorwa umugabo agomba gukora cyambere ubwo Medi agahita afata akareka abakobwa bose beza bari mu Rwanda akagenda akarongora mu Ethiopia umukobwa nta kibazo mufiteho like ndimo ndavuga muri en general na mutarimo n'urwango ndimo ndavuga ibintu nawe sinzibaza nawe nabibona abyumva akaje ikintu kinini tuba dutakaje nka gold tuba dutakaje urabona nk'ubu urugo rwa Medi nta kintu rwafasha umwana w'umunyarwanda arimo looking up kuri we ubona bukabije koza abantu bakunda kwisanisha n'ibintu byabo ibintu abona akavuga kubera iyo agiye kuvuga ngo wese ndashaka kumera nk'umugore wa Medi ariko akavuga ati umugore wa Medi mere nkawe kandi atamizi kandi atari umunyarwandakazi bikamugora agashaka iyindi couple aza kureba kubera iriya ntabwo ari couple ntibihagije mu nyota afite urumva this is why they call you an influencer like ntibihagije mu nyota afite ukajya ashakisha iyindi couple ugabona guye ku ya Medi na Pamela ariko idafite enough influence ku buryo yamwinfluencinga we nkawe so niyo mpamvu muri society iyo bigeze aho ngaho nubwo tutaba tudashaka amacyakubiri n'iki ariko abantu banini big people like big people like ba Medi bande bago none so president wacu imagine president wacu yararomboye umugande sibira n'ibijya sinjya numva ari abaperezida bafite abagore b'abazungu kandi b'abanyafrika nabyo it's not good like you have to be in the society abantu iyo urangiye kumenya uwo uriwe rega ntabwo ukiri wa wundi ngewe ngubu decisions zose nakora ngomba gushiramo ko kwibuka ko ndi umunyarwanda in one way or another yanjye nubatse hari ikintu ngomba kwibuka ko ndi umunyarwanda ndimo ndafata decision z'ubuzima bwanjye abanyarwanda ukuntu bambona na decision ngomba gufata so rero niko kantu numvaga nyine napize so na Naomi narakamupingiye so yo ndimo ndavuga nka Dumba hari ukuntu mbivuga ataza kwishima mvuze ibi bintu ndimo gusobanura mbisobanuye nka Dumba ndaza kubivuga mu bundi buryo Naomi ataza kwishimira cyangwa Medi ataza kwishimira so niyo beef dufitanye na Naomi aranyanga nakoresheje amagambo mabi ndimo ndasobanura ibyo bintu and then barambwiye wabwiye n'iki kwa kwanga yigeze bikwandikira ngiye kukubwira barambwiye ngo amaze iminsi 5 muri depression ngo sinzi ngo bahise bagira ngo yahise atega indege ngo gufata ngo vacances ngo Dumba aramuvuze ngo Kuki utamuhamagaye ngo nimero z'umuhamagara umubaze uko bimeze urebe kuki wumvisha ibihuha Dumba wagendeye ku magambo ariko ntacyo byari bitwaye kubera yahise amenya ikibazo afite yahise buriya atararongorwa nashaka yahukane urumva asubire ku munyarwanda arabaze kuki wibekera ngo Mutesi Jolly aragukunda okay ashaka gukunda urukundo kuko adukunda twese inshuti ze oya Mutesi Jolly
Mutesi Jolly yagumya kenshi yagumaga abwira Sabe ngo amuhe namba yanjye. Sabe akampamagara akambwira ati do Mutesi ko ashaka namba yawe nyimuhe. Ndareba banza kwifuza atarashyirishaho ikibuno. ibyo byabaye atarashyiraho ikibuno ko sinari nkazi ko yashyizeho ikibuno ko beze. Ndavuga ati Mutesi Jolly ngenda mu mafoto ya Mutesi Jolly ntarabwira Sabe ngo amuhe. Nkitegereza Mutesi Jolly bamuhe nimero yanjye kweli. Uretse urababwira abantu Mutesi abashyizeho ikibuno. Subira kwa Sabe nambwira ati mpa namba ya Mutesi Jolly. ni fake. No kuvuga before atarya ikibuno wanze ko mari nimero yawe abaza gushyira ikibuno ujya gushaka nimero isabiye. Aho turimo turavugira njye urwanjye na Mutesi Jolly ni rwogere kabisa tumeze neza. Ariko Mutesi Jolly aba afite ikibazo. Buriya Mutesi Jolly ni umukonyine kazi wo mu Mutara. Ntabwo natwe iwacu nkuko twabatubwira nkuko naguma nkubwira twege nta tujya turongora nitujya turongorwa nta nubwo bijya niyo tugiye kurongora ahandi biranga ngo zirasenyuka. Iyo ngiye abanyamutari iyo bagiye kurongora ahandi cyangwa bikagira ikibiranga ntibijya bikunda. No Mutesi Jolly azi ibibazo byacu akavuga ati abanyamutara ntabwo dushakisha ahandi. Mutesi Jolly nawe ubundi impamvu yanshakishaga yaravugaga ati nibura Dumba umunyamutara mugenzi wanjye umwana wa Ryabega umwana wo kwivuka umwana wo kwivuka niwe yambera umugabo. Ariko sinzi ubu ngubu aho bigeze. Reka nzongera njyamagare numva aho tugeze. none umuntu urimo uratereta cyangwa umuntu mumeranye gute utazi ase ubwo avuga ni ukuze cyangwa ukunze ikibuno cye. Mutesi Jolly ntacyo wamunenga kuva hasi kugera hejuru. Ariko muri icyo gihe kabisa ikibuno ya sinzi Mutesi Jolly soko Mutesi Jolly ko Mutesi Jolly gutagiraga ikibuno ava mu Mutara. Buriya Mutesi Jolly ahubwo ko ntangiye kumunenga bagiraga inka zingahe wabo se wabo simpazi kubera narumvishe gusa ngo n'umutara kandi ukamwumva yerimo aravuga ibishenge avuga ibinabisho avuga nyine indimi z'iwacu. Ariko nkazajya aribaza ubu ndimo ndavuga ati Mutesi Jolly atari afite ikibuno byarinze ngo agishirisheho. Kandi twebwe mu Mutara ntabwo tugira ikibazo kubera tunywa amata menshi. Amata akaba ari mu bintu biza n'ikibuno. Mutesi Jolly wabo bari bafite inka zingahe mute nimba arimo aratwumva yatubwira. Ariko nta kibazo nagiyemo akantu k'ubusirimu ntabwo nzita ku bintu by'inka cyane. Ubu ngubu uzareba ku kirero nzareba nyine icyo kibuno nta kundi. icyo cyasimbuye Mutamba Juliet tumusuze Juliet Mutamba umwaka mushya muhire. Juliet Mutamba ngira ngo uramuzi muri TBT Rwanda we na Claire Mbazende. Amarambwira ngo nimba ndemo ndemera ngo stories zawe na Judy boss lady twizeye ko ameze neza. Judy nabona aba influencer n'aba YouTuber beza. Ntago ndimo ndumva story urose yawunze yakane ndabizi. Juliet we naho mukanya duhe stories zawe ziri umugabo w'abandi Mutamba Juliet Mutamba Juliet ibyo umugabo wantuza bakoranaga wande amwitaga gutaye Claire Mbazende. Claire Mbazende Mutamba ntiyibye se umugore w'abandi ntiyibye umugabo w'abandi bamutera n'inda noneho birarangira aranamutwara noneho. Ariko shaho wamukonyene Ndumva izo story iyo uyitondeye ko Juliet arahari. Urajya ngo ibyo yabihakana ntabyo yahakana. Juliet ibi bintu urabyemera? Juliet afite umugabo mani bakoze ubukwe byose. Naranamusuye akibirwamagana naramusuye mu rugo. Ntabwo mbihakanya afite umugabo ariko yaramwibye. Uwo mugabo yakundanaga na Mbazende kera. Kuru nawe yibye umugabo afite. Inde? Ariya kuru ya mugabo afite bamwubakiye etaje. Yamwibye ndetse noneho. We yamwibye ntabwo ari ngombwa cyane we yamwibye ariko uwo mugabo wari yakuru yari umugabo w'abandi.
memu nta kugira ngo uzabone umuntu n'ubundi mubana cyangwa mukorana ubukwe utarafite undi muntu bakundana muri iki gihe biragoye. Sinzi impamvu byita kwiba. Aya kuri yaramwibye mfite amakuru gusa sinayatanga yose ko yacyari kirarakara nacyo kirakazwa n'ubusa. Ntabwo nabivuga. Reka turaza kubageraho Kigali Boss Babes tujya muri stories zo muri mu kwa 8 no mu kwa 12 turaza kubageraho nibwo uri bubama commentaires zihagije kuri izo story. Reka dusoreze mu kwa mbere dusoreze kuri story ya Prince Kid nayo yongeye kuvugwa cyane kuko icyo gihe nibwo bari bamugize ndibaza umwere ariko bavuga ko ashobora kuzaburana ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu muri icyo gihe mu kwa mbere. Ari nazo twinjira kuri story zo mu kwa kabiri. Nanone ni ya story ya Moses niyo yongeye kugaruka cyane, hanyuma na Chris Easy asa nk'uwatangiye gukundwa cyane kuko yari yakunzwe umwaka ushize n'indirimbo zindi zitandukanye agenda asohora. Hanyuma Chris Easy yaravuzwe cyane muri uko kwezi. Hanyuma kuri Twitter ariko ntabwo kuri Twitter cyane icyo gihe naho hari harahiye mu kwa kabiri story Munyakazi Sadati ameranye nabi cyane na Moses, naho hari story zitebwa na Wakensi. Icyo gihe byari bishyushye nabyo. Kandi ikindi Ibrahim niho twanamenye stories zo gutandukana cyane n'uri abakundanaga n'abari muri story bavuga bari kumwe na Najima ariko nabyo byarangiye ba Makenzi. Mbega ni story nyinshi zavuzwe muri kuri kwezi. Hanyuma ikindi izo si za Twitter oya harimo n'iza showbiz muri rusange. Amafoto yagendaga ajya hanze ku bantu batandukanye kuko na Bitray nibaza Bitray nabwo nibwo yasohoye yuko avuga ko agiye kurongora icyo gihe. Ibyo byose ibintu bya Twitter ndagenda nkicara hasi nkabireba nkavuga ariko se ibintu bibera kuri Twitter bifite icyo bimaza kuko kuri natangiye ndimo ndakubwira ibintu bya Twitter bifite icyo bimariye abanyarwanda ni iki byongera ku banyarwanda nkabireba ngo Bruce Melody yagiyeyo ngo bamumanuye ngo Alex Muyoboke ngo arimo arisobanura ngo Julius Kitamo mwakubaga ngo arimo arisobanura kuri ibi nkashaka umuntu barimo barisobanura ko nkamubura ujyayo ngo ugasanga yo mwijima n'ubuntu uza none nkavuga ati jewe dombe byangejya niyo mpamvu usaba kuri Twitter sitajya witabira ibyo biganiro numva nanjye simbaho pe nabamubeshye. Njyewe ibintu byose nkora urumva mbikora undeba n'amaso yanjye nkaza nkakureba ukandeba nkakubwira ibyo nkubwira nawe ukambwira ibyo umbwira ukagenda. Njye ntabwo ngira mu buntu wumva ijwi uvuge ejo tugushakisha ubure ntabyo bibona ari sodi. Njye who are you, where are you, uravuga ibiki, urashaka kuvuga come here ugasanga ngo bira bintu n'abapinze icyo gihe bose ba Bruce Melody n'abakishije n'ijisho. Ubu abasitari basigaye uwo ngo ni The Ben, ni Meddy, ni Dumba na Risudi. Nawe niba warabigiyemo somehow abantu mumbwire muri comment nivire kuri live. Yes, Bitray turamwifuriza urugo rwiza kuko gihe yashinze urugo. Iyindi ni story cyane ya Papa Cyangwe na urabisiko Papa Cyangwe yigeze kugirana Bitcoin na Kivumbi nyuma baza guhurira i Burundi mu gitaramo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka urimo urashira. Ari naho uyu mwaka banasohoye indirimbo bari kumwe ejo bundi actually nziza byatare kabisa muri kwezi kwa 12. Kevin ubundi Kevin ni wari yarabateranyije abo ngabo. Abateranya gute se? Ari ukuntu Kivumbi agumana na nuza na Kevin cyane urumva ubundi bakunda kurya ubunyobwa basangira ubunyobwa. Ubunyobwa gute? Urabona bwa bunyobwa bwa Kanyabunyobwa mbonja. Buriya Kevin na Kivumbi barya ubunyobwa cyane. Bashobora gukaranga ubunyobwa bungana nk'amabasi abiri bakicara hasi bakarya ubunyobwa every evening baba barimo bararya ubunyobwa. Papa nuza Kivumbi na Kevin niyo barimo bararya ubunyobwa bagira ibistore byabo. Urimo uravuga ubunyobwa cyangwa urimo urahishira urimo nta kintu kirimo urashaka kuvuga? N'ubunyobwa n'ubunyobwa kubera icyo ariko abantu mushaka gucukumbura cyane. Kevin na Kivumbi barya ubunyobwa bwabo. Nta muntu ucukumbura kukurusha. Izi stories zose matubwira uzibona ze wicaye muri Canada zikizana. Barya ubunyobwa cyane urumva. So iyo bano bararya ubunyobwa batangira kuzajya bica nta banyimpano. Nta muntu wavuga ko Kevin adafite impano, nta muntu wavuga ko Kivumbi adafite impano. Rero bakazajya baganira nyine ukuntu bajya bafata Papa Cyangwa babikisha ngo ariko semani ngo buriya ngo urabona ngo ujye gucaje ngo urabona ngo buriya ngo ya n'umurape ngo Ken Keshoti ngo uramubona ute ngo
kama ngo papa cyangwa rero hari akantu kagaruka iyo bari baranywa ubunyobwa kuri papa cyangwa baguma bavuga ngo nta mpano afite baguma bavuga ngo nta mpano afite papa cyangwa rero iyo bavuze ngo nta mpano papa cyangwa nawe nta muntu n'umwe atari bwasabe kuraba papa cyangwa ntashobora papa cyangwa iyo ashaka ikintu araza akakubwira ukanga rero papa cyangwa yari yarabasabye amakorabo sha asanga abatipe bararangije kumuganiraho ku bunyobwa yagiye gusaba abakorabo asanga abatipe buri mugoroba baguma bamuganiraho ukuntu adafite impano kandi papa cyangwa ubundi niwo muntu wa mbere ufite umunwa uzi ko ngewe ntarazana papa cyangwa kuri live yanjye numvaga ko ari amagambo abavuga ngo abantu baba bamutumye yavuge nari nzi ko baramufata akambwira ngo uvuge gutya munuranyuze uvuge gutya beya Dekati nari naramurakariye inzi ko ngo Dekati afata amagambo akahita yabwira papa cyangwa akaza akabivuga uriya muhungu afite umunwa naturally ni ibintu bye niba muzaga ku muhanda akavuga ati ndatangiye aravuga buri kantu kose nagasiga buri kantu n'ibyo bikiye warahita yivuga azi gupackaging ibintu bye bifite sense is a very good speaker azi gupaka akavuga 1 to 2 to 3 papa cyangwa nawe akavuga ati aba bashenzi banyimi abace bankwereyeho ubunyobwa reka nkwereka ibintu ngiye kubakorera papa cyangwa akubita kivumbi beef na ish wariko byari ibintu bya showbiz papa cyangwa icyo mukundira ntabwo agenda kure ngo avuge ngo ibintu aguma ku muntu umwe nyine akamukubita nyine akamukubita akamunoza akamushyira hasi rero kivumbi nta kuntu atari kivumbi yagiye abitekerezaho aravuga ati umuhungu yarankubise reka ahubwo noneho dukore korabo kugira ngo twiyunge n'ibintu byose birangire kubera abantu burugo bamubonaga bahitaga babona ibintu papa cyangwa yamuvugagaho nuko nguko kivumbi yaje amuhaka ariko nyine indirimbo yabo ni nziza ubu ngubu kandi iri kuri trend iri mu bise kuva bahuriye Burundi mu gitaramo mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka byaje gutanga umusaruro kabisa bakavuyemo indirimbo indi story yavuzwe cyane niho na zino story zatangiriye za nibaza za Yago story umuntu witwa Blandine ni Blandine harya Blenda umuntu witwa Blenda nibwo yatangiye kuzana story zo kuvuga ngo Yago yamuteye inda ibintu nk'ibyo byatangiye mu kwa kabiri uyu mwaka umukobwa cya Yago Yago afite umukobwa hajya babyaye iki abyaye se Yago afite umugore abantu bose babyaye nuko baba bafite abagore ariko icyo kiguri cya Yago erega barabyaranye Yago witubona so byemeza gama story wowe icyo amakosi zano yakuranye nta yakura rega uwo mugore wa Yago yari yatangiriye wanjye urabona hari abakobwa bo baryama bihaye kuryamana n'abasitari gusa Blenda mwana ryamanye uwo yaraje ndamwima nyine murabizi byanjye uri Kigali wahuye na Blenda ndamwima ntago wamwimye ntukajye ubeshya wamwimye gute mubaze yagusanze iwawe mu rugo aho wabaga i Kigali kwa kundi nyine uri mu kabari wicariye aho ngaho hari ukuntu ngewe rero hari ukuntu iyo ndi i Kigali ngenda nka feelinga vibe z'i Kigali hari ikintu cyitwa gufiringa vibe z'i Kigali gufiringa vibe z'i Kigali kugira ngo noneho urabona ko kundi bapima umuriro umuriro wa malaria bakagushira akantu gutya mu kwaha ukagira gutya nene bakagakuraho bakareba umuriro rero hari ukuntu nanjye mpima vibe z'i Kigali ngenda nkubari nka butano ngenda nyine nkicara nkahita mvuga ati ubu sitari bwanjye bugeze nkapima abantu abanyarwanda abaza kunda maraho isaha wicara ahantu utavuja gurebe ubu sitari bwanjye bugezeho ubu ngubu ugomba gupima ushobora kuba wibaza ko uri umusitari kumbe barakwibagiwe ngaho muri icyo gipimo cyawe Brenda nibwo yigiyemo nari nibereye hariya nari nicariye kuri onomo ngenda ni wowe umwe gwe nari nicariye kuri onomo nicariye gutya nyine hacyaho nyine abonda abakobwa nibo bandamuza abahungu ntacyo bambwira umuhungu niwe yandamuta ushobora no kuzuka mu kuboko nkahita nkwirengagiza nkareba no ku ruhande ubundi igipimo ukibonera ku gitsina gore nkicara nyine ewana
ncara nyine nkabyimba nkinywera akanuza kanje akawayini cyane cyangwa nashizemo agashampanye haza ibyana kigore cyago kiba kiraje urimo uravuga ni blend yego nibaza ko nta mugore afite ngo bite se Dumba ngo bite se Zure kiribya rero kizi cyari kimfashe nanjye gisanga sha Dumba nabaye Kampala ntago navuye za Tabagwe Dumba ndashona cyane cyanye se Dumba ngo ndakibwira ati ni byiza mu makuru bimeze gutya ngo sasa ikintu rero cyagize nari nguyemo byari birangiye cyari kinteye umutoma ariko gikora ikibazo kivuga icyongereza kivuga ibyongereza bipfuye ndakibwira reka bwo wicaye ngaho ngiye kuri comptoir kukuzanira icyo kunywa umugore wawe nabwiye tuba wicaye ngaho ngiye kuri comptoir kukuzanira icyo kunywa naje kongera kumwumva ari kuri space avuga ukuntu afite umwana wayago Mita ndavuga ati umwana watabaga umwana utabagwe itandukanye na Kampala kabisa Nukuvuga yari ari ku muhigo se nuko yari marahiga uwo munsi nugupfa kumva nyahari ukuntu kiri mu rugande nugupfa kumva nyine nguzi kuvuga ikigande kitakikugogera ubu yago cyamugiyeho cyumva yago ari ukuntu ajya avuga ibigande bipfuye cyumva arimo aravuga ibigande cyangwa ati n'uyu buri ubu ngubu ni ibitwumva biri imihanda Nasi story yemeza ko koko yagabihakana ko avuga ko nta mukobwa bigeze baryamana n'uwo babyaranye sha ubyemeza ushingiye kuki Jewe impamvu mbyemera none se hari umukobwa kereka yago naza akavuga ati ntago yigeze aryamana n'uwo mukobwa yago yaraje hano arabyemeza ariko nigeze kumutumira hano mu kiganiro yago yahakanye umwana ntabwo aravuga ko ntararyamana n'uwo mukobwa noneho n'akandi kantu ka danje yago noneho niba yago avuga ko uwo mwana ataruwe ntajye kuri DNA kubera icyo ariko abanyarwanda naringiye kuvuga amagambo udakunda kubera icyo abanyarwanda twifata nk'abantu tutazi ubwenge ubu abanyarwanda twifata nk'abantu batazi ubwenge noneho yago ntajye kuri kandi n'umukobwa yaramubwiye ati ngwino tujye kuri DNA umukobwa arambwira ati ngwino tujye kuri DNA ifata DNA rero mu gihe ngewe yago atarafata DNA kubera nanjye papa wanjye ntabwo yigeze afata DNA papa wanjye ntabwo yigeze afata DNA barambwira ati papa wanjye ahita aba papa wanjye na papa wanjye ndabizi ko nabo batafashe DNA no kuvuga ko umugore iyo avuze umugore yakubundi ngewe nari mfite sogokuru wanjye yarafite abana 40 narabikubwiye ngira gusubwa mbere mbikubwiye weba iyo bazaga bakamubwira ati uwo ni umwana wawe wararyamanye n'undi mugabo wararyamanye nande ariko nararyamanye nawe nahitaga nemera umwana aza adasa nanjye umwana nugupfa kuba warakoze icyo